Kelly. Kelly. Batinze kubyuka uyu munsi. Kelly. Kelly. Kelly byuka tuganire. Kelly. 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 장조 Kelly. 하고 잡아주십시오. Alo? Oui, muraho neza? Amakuru makuru? Yewe, njyewe ntabwo nzi. Nimero yawe nayihawe na Matilda. Yego, yego. Matilda ni inshuti yanjye, turanaturanye. Munyihanganira nagira ngo tuvugane kuri telefone mbere yuko nzaza kukureba. Hari ikibazo se? Okay, ni ukuri urakoze cyane bw'umwanya. Ibyo rero bandikira umwana wanjye witwa Derek, nitwa mama Derek, ariko mfite amazina yanjye bwite mu by'ukuri rwose, ariko ikibazo ryo niryo rizwi muri quartier. Matilda yambwiye yuko ujya utanga imiti y'abantu bafite abagabo baba bananiranye. Kelly. Kelly. Kelly, nyumva. Kelly. Kelly. Nijewe yifuje ngo tuganire. Kelly. Kesi. Kesi. Kesi, ihute hano. Kelly. Kelly. Oya. Oya Kelly. Kelly. Kesi. Ihute hano. Yego rwose. Ni muri ubwo buryo nguhamagaye kugira ngo uzababarire umfashe. Yego, ukumana yanjye ndi umumama ukuze. Ni mu myaka rwose mikuru y'imva. Ndi hafi kugira imyaka 50. Ariko umugabo ananiye rwose mu bukecuru. Cyane. Yego, yego n'ukuri. Urumva yadukanye ingeso zo kujya mu bagore, hari udukobwa tukiri dutoya, ntabwo ngivuga mu rugo, sigaye mvuga kankubita kanciragura mu maso, mbese nta gaciro akintu. Mvuga buhoro, ntabwo ndimo gusakuza mbabarire, ngende gahoro gahoro. Okay. Nuko ubwo rero no kugabura mbese guhaha nta gihaha neza nk'ibisanzwe. Abo bagore be mba numva bavuga ngo stock yashize, ngo amata y'abana yashize, nkumva mbese nkajya mufatana mu message menshi. Shino turi kumuri muzima. Kelly, ubaye iki?
Keri, byuka mubwire. Keri, byuka mubwire. Keri. Yego rwose ajya yemera nkayifata. Kuko haranduta nawe ni mukuru ndusha imyaka 10. Aha. Yego. Bisaba iki? Mbwira ikiguzi cyose rwose icyo uzasaba cyose nzagikora. Ndashaka ko umugabo wanjye agarura umutima kuri yewe. Yego. Urakoze cyane. None se urambwira ariko ninza aho ngo okay. Numara kukampa uzambwira n'ukuntu ngakoresha. Ngo iki? Nase ko birashoboka ko nagashyira mu myenda ye. Ose ntiyakabona. Okay. Umukuru urakoze cyane pe. Nzabyubahiriza. Ihene? Meze gute? Ibara rimwe? Rwose nta kibazo. Nzaza nitwaje. Urakoze cyane ubwo naho icyo gihe. Keri. Where Kesi umukobwa bariki. Oya humura rwose nta muntu ndi guhe nimero yawe. Uyu mushuti wanjye niwe wayimpaye nta handi ni uyitange. Nukuri pe no kunyakiriye ndagushimira urakoze. Yego. Urebye hari igihe agenda agataha kare ubundi akaza bukeye ubundi akamara iminsi 3 muri make ntabwo mufite pe kandi ashaka kumwihererana tukazasazana. Nukuri uzamukoze byose nzabikora. Yego. Urakoze cyane. Okay, nukuri urakoze pe. Urakoze rwose. Ndabyubahiriza. Aline. Fayvan. Ubwe n'ikindi gihe. Wanyumvise? Ngende nyokobuje nta muntu ujumvogera. Kandi barakumbwiye wowe. Barakumbwiye kujya wumviriza abantu ba nyokobuje n'abashobuje. Ubu ni nagufatiye iki wowe? Ntabwo nzongera nuko mbabarira. Hari ikintu wumvise? Oya. Hari ikintu wumvise? Nacyo. Uraramuka ibi bintu navugaga kuri telefone. Ndamuka mbyumvise ahandi hantu nzakwica. Umenye ko ubuzima bwawe buzaburangiriye aho ngaho. Nta soni. Dore uko kameze. Kumviriza n'ubuzuru n'ubuzo butambaro bwaboze butamaye agaciro. Biba ubwa mbere n'ubwa nyuma. Nkubonye unyumviriza. Ntabwo nzongera imbere. Ishyano ryantanganaga na he noneho. Bakamfata ndimo ndoga. Ntabwo umupango wo kuroga. Ivi, Elise te buri minsi ku mbongo gatuje. Papa, meze sawa nta kibazo. Ibibazo bitari bisanzwe. Ibibazo bisanzwe? Biri aho ngaho. Wowe woho kumubwire, buriya ngewe maze iminsi nshaka kuganira nawe. Ariko umunsi numbonye ari muzima. Wowe umbwira. Kandi ntumishe.
ni ibiki bitagenda? ese papa reka tuganire nawe mubwire mu by'ukuri umuntu akwiye kurenganyizwa amahitamo yiwe. Amahitamo yiwe? None se byakugendekeye bitari ibyo wafasheho ibyemezo undi muntu arabirwanya boho kumubwire ni ibiki byagenze bite ku buryo umuntu yaza kurwanya amahitamo yawe? Papa maze iminsi ntari kumvikana na mama ku myanzuro ashaka kumfatira. Myanzuro ijyanye n'ibiki? Nasinye umukobwa w'inshuti yanjye araje kunsura. Mama mwirukana nabi amutuka ngo ntago ameze nk'uko ashaka ko bamubona ko aba ameze. Wagira ngo mama arimo abana. Fasha gukubura sugira ngo sinari marangije. Hakora ari marangije. Ariko mwana wanje wagiye ureka. Ubuse nzajya nishinganya kusha. Rega ntago ngiye ari komeze. Ngomba gukora cyane. Aha hantu nibwo tukihemukira. Uri kumva? Ubu rero ahantu ngomba kuhakora neza, dore ukuntu hameze. Ubuzima se nibwo tunareba twari turi urana ranga twabaga. Aho bajya gudusura na. Birangira bite? Ku mukobwa ntabwo kwagenda umukobwa ngo ameze gutya. Mu by'ukuri umuntu akwiye kurenganyizwa ukuntu yavutse ameze cyangwa se uko ibintu byamubayeho atagize uruhare mu bintu byamubayeho. Okay. Uwo mukobwa se murakundana? Ntabwo umukobwa ntabwo turakundana. Gusa turaganira n'inshuti yanjye. Ndamwishimira, numva nishimye turi kumwe. Numva nyine simfite ukuntu asobanura ukuntu niyumva. Uramukunda muri make? Rebye bameze nkabyo. Atari kubera uriya mubyara wawe se siwe wanandije neza. Nese ni ngombwa ngo umubwire nabi urara umutu kugira gute? Nari nsanzwe nkoresheje akaboko kamwe karuka dutunga. Uri kubyumva neza? Nagombaga kuzinduka kare nkajya gupagasa nabaciriye inshuro bari abana bakiri batoya. Mbiri cyuya sinigeze ndyama nk'abandi, sinigeze nduhuka. Narakoraga nkakora cyane ariko nkabatunga dore narabariye baraniga. Ariko nkigenda nizko ngiye kwicara nkaruhuka nkagubwa neza nk'abandi babyeyi. Urumva? Ariko ngo warushye nta ruharimo. None dore ko byahise bigendekera umukobwa wanjye. None murambwira ngo nicaze tubeho gute? Tuvugishije ukuri birane wabyite. None se ngiye wabimuteye? Hari uruhare yabigizemo se. Bagira ngo singire nte nyine. Nta kundi. None se impanuka yamubayeho n'abandi bose ntiyaba babaho. Shadi cyangwa uracyari umwana ntabwo. Wowe uracyari umwana ntabyo uzijya wicecekera ahubwo ngaho cishaga kubuza ahubwo ngira vani baje kurage se ku mugongo n'ubundi washize. Mareka mubwire tubanze tuganire twumvikane. Ntabwo umubyara wanjye ufite kwirirwa umutuka umubwira nabi. Erega nawe uri kumutera agahinda. Ubwo nicyo cyakuzanye. Ahubwo kugira ngo umubwire nabi wamuba hafi. Guma hanga noneho umuterura icyumweru kimwe. Uzawumbwira. Uzatangira wumva imbavu zakiranye, wumva umugongo wasusotse, nibwo uzabimenya ibyo ndimo kuvuga. Byamubayeho nta ruhare yabigezemo. Impanuka yamubayeho yaba ku bandi bose. Ese wowe yabareho yabukubayeho barakujugunye bakagenda. Wowe mbwiza ukuri meze nka byose. Wowe ntabwo ibi kurimo ntabwo bizi uramukunda cyane umukunda. Mama yaranciye iki cyane. Mama yarantutse. Arantuka. Arambwira ngo ahubwo muzaza n'inguyu ngo nzave hano ngende. Okay. Buriya ababyeyi ba mama bagira impungenge cyane ku bana babo. Shira tumwe bw'abahungu. Sibyo? Barengera. Ntabwo ziri ari impuhwe. Ntacyo ndaza kuganira nawe ariko
mu by'ukuri nta muntu ukwiye kugira gute kubangamira amahitamo yawe. Ariko nanone buriya kera abanyarwanda bavuga ngo umuntu ashaka umuryango, ushobora gusanga n'uwo mukobwa mama wawe z'umuryango we ku buryo ashobora kuba ari no mpamvu akubwira ngo ugende neza. Ntabwo amuzi. Ni ubwa mbere yaramubonye. Erega sha ibyo ese bakaba birirwa bakubwira nabi. Uragira ngo mvuge iki se? Uragira ngo mvuge gute? Aho kugira ngo ari ubwira nabi wajya kubwira nabo wamugonze. Kuko ntago yari yasinze wenda ngo yagiye mu muhanda ryamamo baramugonga, nta kindi kibazo yari afite. Umva uriya bariya bo mbihorere. Niba nzajya gukodesha ahantu inkuba, niba nzajya muri Tanzania nkabashaka amafaranga nkagenda nkajya kubanukisha nk'indagara, niba nzabagira gute bihorere bariya ushaho. Icyakorera ukuntu umutima wanjye umeze, ubu narashize utandeye burya. Ubu narashize ntugire ngo ndiho nyine mana. Reka ngubwire byabaye byose umubyara wanjye nta ruhare na ruto yabigizemo, nta bushake yabishatsemo, niko Imana yabishatse nyine. Rero ntabwo ugomba kumuhora mu komeza umurengera. Ntabwo ari ukumurengera, ahubwo wowe ugomba kumuba hafi nk'umubyeyi. Ndetse n'umutera agahinda n'ububabare aba afite bw'umubiri, byo bizamumarira iki? Urumva mama, wimufatanya n'ubuzima ubwe ntabwo yishoboye. Nurangiza umufatanye nabyo wirirwa umubwira amagambo mabi. Ndetse kumugaburira amagambo mabi mu gitondo saa 6 nimugoroba byo biramumunguje. Biramuvuza zakire. Birahagarura imitungo mwagushije kugira ngo ajye kwivuza. Byose nta na kimwe byakora. Usibye gusenga Imana yonyine akaba ari yibatabara. Ntago kwirirwa umubwira nabi bizagira icyo bitanga. Kandi ikindi afite ububabare bw'umubiri. None nawe uri kumuteza ububabare bw'umutima. Ndetse urumva byamarira. Sharega nakubwiye gukomeza bivugire. Urareba ukabona ibintu biranyoroheye. Urabona kumubwira nabi ukajya ubona ko ngiye babinyoroheye. Ntabwo bikoroheye ni ibintu nyine ndabizi ko bitakoroheye, ariko ntabwo bivuze ko banshyira mu gaciro wewe ahantu twabaga. Ibyo ndabizi. Urebe naho turi ubu ngubu. Ese mede ubu si cyo kurya kiriye. Nta kintu umukobwa atwaye. Ni umukobwa w'umwana mwiza, umukobwa witonda, umukobwa mwiza. Uretse ikibazo yagize cy'amaguru, ubundi nta kibazo kiyo. Afite ikibazo cy'amaguru bwoko ki? Afite ubumuga bwo ku maguru se? Yakoze accident. Okay, usanze maze kwitegura ngiye, ariko nzashaka uburyo nganira na mama wawe, sibyo? Hanyuma mbanze numva uburyo abyumva n'uburyo abonye uwo mukobwa. Hari igihe buriya nshobora gukoga ngira ngo wenda ngo nyoko gutya na gutya ntaraganira no ugasanga bitubyariye iki ibindi bibazo hagati yanjye na mama wawe. Yaramututse. Ndabyumva ibyo wabimbwiye, ariko wenda ashobora kuba yaragaragaje mauvaise réputation kuri we dakwiye. Wenda nk'ibyo mbwira byo kumutuka, ariko uri umuntu w'umugabo wo kwihitiramo. Ariko wakwihitiramo wagira gute? Ntabwo natwe nk'ababyeyi bawe twakwemerera kuzana umuntu tubona kuko adashoboye, sibyo? Twabinyuzamo ibyo bintu, twabatanze gukora umuryango, turababyara, dufite experience kuri mwebwe, nubwo mufite uburenganzira bwo kwihitiramo, ariko turabajyanama banyu ba mbere bo kubafasha kugira ngo mubashe gufata ibyemezo bihamye. Wanyumvishe? Iyo bavuze ko ubuzima bumeze nk'ikirere wumva iki? Nise wumvaga ko uzahora ahantu hamwe? Twirengagize wenda ko ari biriya byamubayeho, hari n'ikindi kintu cyari kuza kigatuma bibaho kuri we. Rero wimurenganyiriza amakosa kuko ntabwo ari ugena. Imana ni ugena. Uyu ureba ubona Imana ikitwibuka. Erega natakaje ibyiringiro byose. Reba ubaye hano iminsi itarenze 3. Uri kurira gutyo. Wibaza umuntu uba ahantu hameze gutyo imyaka y'ubuzima bwe bwose. Urumva ameze gutyo. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyiringiro byanshizemo iyo Mana nta nubwo nibyibuka. Uri kumva? Ni umugore warushye nkabimenya. Kubona umwana wanjye w'inkumi yaragiye gukora ubukwe, none akaba ari ikimugambitse mu nzu. Ubona ari n'ubumuga utazanarangira ubumuga azabana bw'ubuzima bwose. Ubwo se nk'ubwo urambwira wivuga ngo nazarangira umubyara wanjye azakira kandi azamera neza. So uraza kwihanganira mama wawe, birashoboka yuko wenda ashobora kuba yarahubutse cyangwa se agakora ibintu nta bushishozi ashyizemo, ndetse biranashoboka yuko ashobora kuba ari no mukuri, ariko ibyo byose reka mubwire nta kuri na guto mama afite.
kuko nta n'ijambo na rimwe yigeze amuvugisha habe na rimwe. Yaramututse aramwirukana, umukobwa agira ndakariye. Ubu sinzi n'ukuntu nzamugera mu maso. ihangane nta kundi, ubwo nabyumvishe mama wanyu nyine, ubwo nta kundi ndaza kumushakira umwanya tuvugane hanyuma tubikemure, sibyo? Ikibazo mubigisha nizeye ko nyine tongera kuguhungabanya, ukora akazi kawe nk'uko bisanzwe, ujye mu activity yawe, ikibazo urangiye kukinjiramo gikurikirane kugira ngo ufashe kugera gute muri urwo rugendo urimo rwo gushaka umwabana, sibyo? Okay, ngafungura gate nigendere. ikibazo. urarota ntabwo ndi kurota ku manywa wowe ese umuryango mubwira ko nibura nizere ko uzikabya ahubwo waba warigeze kuzira tukazikabya se nibura ibintu byabaye ibintu bisanzwe ni ibintu bijya kuba basi mbabarira ugabanye kujya umubwira nabi basi no muri iyi minsi ndi hano ntukajya umubwira nabi ngaho hakubure kandi bakuru neza umusozi uranabizi ahubwo gukubura Isimbi, Kesi, Kesi, Isi, Kesi, Isimbi, Isi. Save, abonye ukuntu Liverpool byagenze nijoro. Batsinze byinshi. Nacho irebe. Irebe hano hirya ku muhanda. Kwari uri kumwe n'abantu bya Eric. Kai turi kumwe ari kungurira akantu ngo Cyayi muragera ukabana. ntabwo muheruka we ngo yarakize. Yarakize ntabwo akiboneka. Ya Mukaritasi ntiyakira. Mubona iyo nta mafaranga afite nibwo duhura. Iyo afite amafaranga ntabwo amenya ngo aciye. Ese amakuru y'abakeri bimeze bitondetse. Kerena naramubuze burundu, baramushakishije ahantu hose, nagiye mu baturanyi hose ndamubura. Kandi bavuga ntabwo ari bo bakibazo. Ubuzima bwawe naramubuze ntamubonye. Isi, Ujye utera waraza umukozi wawe nyine nashaka ko baza bakanjyana kuri toilette. ziba kabazwa imvura nta n'isoni ikamugera kuri toilette uri igitambambuga se twe kiba cyahereye tunakinisha umutwe gusa Urabona nyine. Namubonye nagize gutya kubw'amahirwe n'ibitangaza by'Imana, sinzi ngo byagenze gute. Ariko namubonye. Kandi mfite gahunda y'ukuntu ubuzima bugomba guhinduka. Kamubwiye nshaka nzana Kelly hano mu rugo. Hano namusanze, asanze mbayeho nabi. Meze nabi, yarahindutse, ifamiye mufata nabi. Nyine ubona ko abantu ubuzima bwahindutse, bwabaye bubi cyane. Kandi uramuzi nabi ikibazo afite. Natekereje ikintu nshobora gukora, nyine gishobora guhindura ibyo usanga solution ishoboka niyo ukumukura hariya. Nze ive. Afata kera umuzana hano kandi. Hano se ni kwande. Hano ni mu rugo. Ariko ntabwo ari hano. Kugira bafate decision zasohoka kuko ubyumva ariko bishaka. Nyine ntabwo ari iwanjye, ariko hano ni mu rugo niho naha. Come on.
uziramuzana nk'umukazana ni kabiri kangahe se ninginze mama ugiye ngo ngendeke uriko nyisoza segonderi nambwa ngiye mve hano ngende nyikwiyubakira ubuzima bwanjye ngo wapi ngo muracyari abana ngo mwe muretse ngo mwe hano ntugafata imyanzuro hubatse no kamwe ukuntu bigenza mu gihe inama itarakana nimba waba urabonye mu buzima bubi kandi ukumva ugifite umutima wo kumufasha ufata Keri ushakira inzu reka nkubwire rero ikintu kimwe wumva uri kumva neza wumve kandi wumvirize utakangisha ibi bitonyore byawe ndabitonyora ahubwo reka nkubwire ndavuze ngumva kandi wumvirize utega amatwi neza uri kumva neza ukuri gutwira ibintuza byawe niba ditaramugaye nk'ayo maguru ndakubwiye ngo nzongera kumva utera induru muri uru rugo wowe nzongera kumva utera induru muri uru rugo utera induru nzajya aho ngujugunya nakujugunya muri ibyo uyu muruho wanteje wowe naso gabanya induru ahangaha nanone uzaneza n'imyuka mibi uzaneza nzakuniga nkwice kwihambire wongera kwibyarira utazagira ngo niyangegera yantesheje umutwe wangize kandi ikagenda ikanteza umutwe niba uzi ubwenge sinzongera kumva induru yawe muri uru muri iki kibuti sinzongera kumva induru yawe uzibe ujye umenya ukuntu bigenza wabyitwa mukabiyoresha intoki wabigira gutyo ukabyipfunika ibyo n'ibindi wagendesha umunwa cyangwa ukagendesha inda ntabwo bindeba nda utanata ubumuga bwawe utanata ubumuga bwawe kubyumva neza ndavuze ngo ziba funga umunwa se funga wese nibanukira soni gafite sama uri mu bicyumu muzana hano mu mujyi umushakira inzu ahantu mukodeshereza abyo kuva mu muzanya no kwa papa na mama yagarije uzi ibyo ndabitekereza ntabwo yaza ngo abe hano ubuzima bwose kandi mwumva birumvikana ariko mu gihe iri kubyegeranya ibyo bintu kubyegeranya se bisaba iki kuko muri biri emergency ntabwo yagomba gukomeza kuba hari ahantu bigusaba iki nyine birasaba ko bari hano by'igihe gitoya tukabipanga umutwara niba wafata yanzu yo mu Gatsata ikomeze neza irakoze nta muntu urimo ukaba uyifashishije akaba yarimo se si ubwo mama yazavuze induru kuruta uko namuzana hano mama se azabimenya gute nizo uzabimubwira kumuzana nawe ntabwo mbishyigikiye urabizi ngo ushyigikira mu ufite menshi akahoya kuko ahantu musize nta cyumweru cyacamo Keri nta hantu namusize none njye nicara numve ntuje zikora ahantu habi ntushaka kubikora ejo cyangwa ejo bundi ariko ukora ibintu bifite umwanzuro muzima utari ukuhubuka uzongera ngo ababyeyi bavuge ngo utangiye kubigomekaho bakwitikira kameme ibangamira ababyeyi ubwo no kumutwara ari mu Gatsata cyangwa n'ahandi hose bitewe n'uko wowe ubyumva iyo ari proposition yanjye n'abamujyana n'ahandi ufite gushaka gukodesha reka n'inzu simba mukoresha z'ababyeyi oya ngende shaka rega ahantu mba mutwayemo kanya gato rero ubujyanye hariya mu Gatsata rero zirafana gukubitana nawe nyine basi wowe utari kumuyobora oya mama mureke turarwana oya mureke ushaka kunsuzugura ntabwo ndi kugusuzugura wamuhohotera mbireba oya ntabwo wamuhohotera mbireba uyu muntu umva ntega amatwi wumve mama kuba waramubyaye ntabwo bw'uburenganzira bwo kumuhohotera namupfukamye hejuru naramubyaye mufite uburenganzira bwose nawe nakubwiye ngo ibi uri gukora na leta igeze hano yaguhana ngire ntabwo nabwo uburenganzira bwo kumuhohotera mbireba witigeze hagera ngo irebe aya maguru uyu munsi nibwo iri buhagere uyu nguyu nakomeza kuntesha umutwe akomeza sakuzana nakubwiye ngo ntabwo ndi butume umuhohotera na gato ndi hano ntabwo bishoboka mu gihuru urikumva okay akugira ngo umute mu gihuru rero njye ntabwo nzamusigana nzamujyana ujyana ibiki sare korasetsa rero ibyo ni byo nakoye gutumye se ekireye se cyawe uyu nguyu uri kumva uyu ni umusaraba nyemeza ku bitugu uri kubyumva neza iyo bari umusaraba wawe urehetse ku rutugu rwawe rero ntabwo wakabaye umukorera ibi ngibi ibyo kina nabyo ntabyo ibyo nyine ntabwo bibyozi kandi wibuke ko na leta igeze hano ibi byose wirirwa gukora wabihanirwa ufata inkono ngo ubite uko ushaka ariko ntabwo wahemukira undi mwana mbireba ngewe ubu si uyu ni umwana wabonye undi si umwana umeze wabonye umwana ungana utya usaba ngo bashaka muri tuwarete nshaka kugira gute mama unaceceka manze mubwire neza antega amatwi yumve neza we urajyana yari kubundi njya kumubyara twarajyanye kuba waramubyaye ntabwo biguhumuriza kuko kumukoresha ibyo ushaka byose ntabwo biguhuga habe na gato rero nibinaba ngombwa
rero ntabwo uzakomeza kumurikira gutya kumuhohotera gutya ndeberera n'amaso yanjye ntega amatwi neza wumve ugiye bamugongaga banza wumve neza uyu nguyu igihe bamugongaga urumva ko bamugonga ntabwo ariwe wigonze amajoro naraye kwa muganga yose ntabwo nigeze mpabona wowe cyangwa nyoko naso sinigeze mpamubona hari ibyo mwatubwiye mutaza kubona rero hari ibyo mwatubwiye ngo mutangire kuza kunyagiraho nawe hari ibyo mwatubwiye aho nabikuye urahazi aho navuye naho n'ubu ngubu ntabwo mubizi gumeshanga kandi aka gakobwa k'isoni kandi isoni nka nyoko kandi umeze nka nyoko reka mbabarira ushobora gutaha wabiretse muteke nyine kuza nawe wankunguziwe urumva ako mundi nabuzwa n'iki no kugira n'ibibazo n'imyaku n'iyindi uriho ahangaha kaba gateza umwaka ahangaha ubishaka kurajyana ujyana yewe kandi shawe kwe kubwe kije kujya kuri toilette wamujyanye ayo matama ndayatengura ngewe ufata inkono nkubita dushaka gufata igiti undwije urasubira kwa nyoko ufite ikimenyetso ngewe ntabwo ngira nawe cyangwa ibi bintu ntazi byawe mbikurure mbishugunya hirya iriya cyangwa uzirike hariya bikorere icyo ushaka cyose genze gake hano n'iwanjye utaza kunsuzugura bikorere icyo ushaka cyose ariko nta burenganzira ufite bwo guhohotera habe na buke uwamuhohoteye ni uwavunnye amaguru we wibeshye uri kumva ubwo rero ari uwamuhohoteye ari nawe mwese ngo bafatanyacyaha igihe gitoya nkamwegeranya ibintu byose nkamenya byose akeneye nkamushakira umuzajya umwitaho mfite umuntu atekerezaga hano mu rugo cyane n'icyo umuntu afite wamwitaho nkamukura buri kimwe cyose ashaka buri kintu cyose akeneye nk'umuntu reka ko utashimisha abantu babiri icyarimwe ntabwo ushimisha famiye yacu n'umushimisha icyarimwe ko numuzana ahangaha ni induru iki kibazo mama yanze kunyumva mama yanze kunyumva ntubone se ntuzungu ntugiye kumwivumbura hose ugiye kwigomeka gahunda ke gahunda nyumva bro ni kwigomeka buri mugoroba ujya ugenda ureba ukuntu ameze ugaruka hano nta kibazo kiri mu kanwa ababyeyi bazajya kumenya ibyo hariya wenda urabona n'ubundi buryo ku mwana wacu ntabwo umukunda sinakoza kundi ushaka maze baragukunda yewe noneho ibimbagiye bita numva narira aha it's okay ese uko ntacyo uri kumwe ukomeje kwimishwa mu kare ko ndumva byanze haryama imibare myinshi ni gutekereza gusa njye ntabwo nabitekereje akanya ari kuba hari induru hano yataye shyiramo akandi gacyayi basi mbere y'imwe yanjye naribe ive mu rukundo kubera ko namurwaje mbese akaba noneho abasha gucira muri aka kagare niyo mpamvu yo kubivuga inzara igiye kunyicira ahangaha sinkibasha kujya gukora nsigaye nirirwa nterura indobo njyana muri toilette nsigaye njya kunirirwa mu mesi byahi nk'aho ari uruhinja none utangiye kuzimagarara hejuru nimbora birambiye wamumaye nkamutwara mutwara nk'aho ariko ubundi ugira urugo nawe ubwawe ntufite aho uba sifite aho uba kwa nyoko none se uramujyana kwa nyoko cyangwa ugira ngo nyoko ntituziranye umva wibeshye nawe umwishinge ukomeze uzamura umutwe ndakwera n'ibisonda bitonyana ntugire ngo cyangwa ibiguru mbishotere rimwe na rizima cyangwa nkubirindora nicyo kigare cyawe upfiriye ariko se uri mu biki ariko se uri mu biki mama wavuye mu nzira ariko reka maze nkubwire neza simbi hagarara maze nkubwire neza banza wumve neza banza wumve hagarara maze nkubwire neza mama wampaye inzira ibyo urimo rwana nabyo ntabwo bizi ngaho munda muguhaye mbese ngaho mundi mujyane nubasha no kumurenza hano mu irembo nubanza no kumurenza ubure kubanza kumujyana ngo njye no gukora ibyo yaragiye gukora ngo mujyane aho ngaho reka nze ndawe nkaba ndeye akamene giye muri iyi n'ubundi Oui. Biteze. Sawa. Ase nicyo kibazo gihari ku buryo wahamagara amezi abiri yose ari kumfata nicyo kibazo gihari. Amezi abiri ntari kugufata. Amezi abiri yose arashize nkuhamagara utari gufata phone. What's wrong with you? None umubwira ibyo ushaka kumbwira ndagufasha. Yashaka kubwira
wirengagiza ibyo wakoze wabyirengagiza ibiki nakoze icyo wakoze ariko urukundo mbwira ibyo ushaka kumbwira winkesha umwanya wanjye mbwira ibyo ushaka kumbwira ndashaka kubwira ariko urabizi ko nk'iki inda yawe urabizi cyangwa ntabyuzi ngo iki ndatwite akora igitangaza koko nk'iki inda yawe sinzi nahise nijye mugabo ugiye utera inda umugabo nyine utera inda uko wita hari undi mugabo tujya duhuza atari wowe hari undi uzi mumbwirira umva nkubwire mukuru mbwira ibyo mbwira ahubwo uzi n'ikindi wowe manza unyumve neza uzi n'ikindi ugomba kugendera kuri ibi bintu bibiri ngiye kukubwira kumpa amafaranga nshaka cyangwa se kaza kagira iki twajya mu mategeko njye nawe urashaka angahe se mukuru urashaka angahe ndashaka miliyoni 2 miliyoni 2 ndumva wakaniye nta soni ndebwira ntabwo ndi gukina nta mikino mfite kuko amezi abiri yose waranjugunya watera iyo ngiyo ntabwo mbyumva neza mbwira urakora ibyo ngutegetse cyangwa urakora ibyo ushaka wayivanyemo ukora ibyo byakubera byiza ivanamo nta soni umuginga wenda mutambukaho gute Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.